Shad karibu muri Kigali nyuma y'imyaka myinshi ugeze i Kigali uriyumva gute hanyuma bamubwiye bibiri reka mbibarize rimwe usibye uko wiyumva ni iki kintu ufitiye amatsiko kubona muri Kigali cyane ko imyaka yabaye myinshi cyane twese ubundi abashyigikiye bo mwashyigeze kugaragaza urukundo rudasanzwe kandi Imana ibaherekeje nawe inshuti nyinshi cyane z'abantu twabanye kera ariko igikuru cyane ndashaka kubashimira ko mwagize patience indege yatsinzeho gato byari muri patience zacu so kandi you guys are really interesting. Turangije uyu mwaka ntacyo twatanze n'ubuntu bugeretse ku bundi twagiriwe dufite amashimwe turangije uyu mwaka amahoro ntacyo twatanze n'ubuntu we bugeretse ku bundi twagiriwe karibu muri Kigali nyuma y'imyaka myinshi ugeze i Kigali uriyumva gute hanyuma bamubwiye bibiri reka mbibarize rimwe usibye uko wiyumva ni iki kintu ufitiye amatsiko kubona muri Kigali cyane ko imyaka yabaye myinshi cyane twese ubundi abashyigikiye bo mwashyigeze kugaragaza urukundo rudasanzwe kandi Imana ibaherekeje nawe inshuti nyinshi cyane z'abantu twabanye kera ariko igikuru cyane ndashaka kubashimira ko mwagize patience indege yatsinzeho gato byari muri patience zacu so kandi you guys are really interesting. Narimbajije nti ni iki kintu wumva ufitiye amatsiko yo kubona muri Kigali ni abantu cyane cyane mere kuri mwe twese twahuye Fredy twagiye Richard ugarutse mu Rwanda twese ugaruka iwanyu nothing can beat that kugera mu Rwanda tumva amahoro arasesekaye muri dufite amashimwe ku mirimo witeka dukorera turangije uyu mwaka ntacyo twatanze
igisubizo Imana yacu irakwiye murakoze cyane twongera amashyi menshi igisubizo murakoze cyane hanyuma twakire